Ni gute wamenya niba ibiro ufite bijyanye n'uburebure bwawe? Gusigasira ibiro byawe biri mu byagufasha kugira ubuzima buzira umuze. Igihe ibiro byawe bibaye byinshi cyangwa bike cyane bishobora kugutera ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Hari uburyo butandukanye wakoresha kugira ngo umenye niba umubyibuho ufite ujyanye n'uburebure bwawe. Uburyo bukunze gukoreshwa ni igipimo cya BMI, Body Mass Index. Ubu buryo bwo kwifashisha igipimo cya BMI buroroshye kandi nta giciro bugusaba. Dore uko bikorwa: icya mbere, ukoreshe metero wipime uburebure. Icya kabiri, ukoreshe umunzani wipime ibiro byawe. Hanyuma ufate uburebure wabonye ubukube kabiri. Nurangiza ufate ibiro wabonye ubigabanye bwa burebure bwikubye kabiri. Icyo gisubizo uzabona azaba ari cyo gipimo cyawe cya BMI. Ugendeye ku gisubizo wabonye, reba uko uhagaze. BMI iri munsi ya 18.5, ibiro byawe ni bike. BMI iri hagati ya 18.5 na 24.9, ibiro byawe ni ukureshya. BMI iri hagati ya 18.5 na 24.9, ibiro byawe bijyanye n'uko ureshya. BMI iri hagati ya 25 na 30, ibiro byawe ni byinshi. BMI iri hejuru ya 30, ufite umubyibuho ukabije. Ingamba wafata: niba usanze igipimo cyawe cya BMI kiri hagati ya 18.5 na 24.9, irinde ko cyahinduka ngo kijye munsi cyangwa hejuru y'umurongo. Mu gihe usanze igipimo cyawe cya BMI kitari hagati ya 18.5 na 24.9, kurikiza inama zitandukanye z'ubuzima.